Turabasuje mwese mudukurikirana abakunzi bacu ba Trading News Intermedia aho muherereye hose. Uyu ni wa mwanya w'ubusobanuro bw'amazina atandukanye tuba tugenda tubagezaho. Uyu munsi nk'uko twabisabye nk'umukunzi wacu dukurikirana wifuze kuba twamusobanurira izina Gaudence, uyu munsi twifuje kuba twabasobanurira aya mazina akurikira: ni izina Gaudence ndetse n'izina Gloria. Aya mazina yombi ni amazina bita abana b'abakobwa. Izina Gaudence tukaba twararisabwe n'umukunzi wacu dukurikirana ngo tubashe kuba twarimusobanurira, ariko twifuje kuba twakongeraho n'izina Gloria. Tudatinze, izina Gaudence ni izina bita umwana w'umukobwa, rikaba risobanura ngo uwishimye cyangwa unezerewe. Iri zina rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ngo uwishimye. Bimwe mu biranga abitwa ba Gaudence, uburyo ba Gaudence ni abantu ngo bifitemo kuyobora muri bo, ngo muri uko kuyobora kandi abandi babikora neza ngo bakabubahira imbaraga babishyizemo, nanone kandi ngo bakarwanya ibitekerezo bitari byiza. Nanone kandi aba bantu bitwa ba Gaudence ngo ni abantu bakunda kwigenga, ngo muri bo batajya banacika n'intege. Gaudence ngo ni abantu ngo bigirira icyizere, ngo batajya bahagarara mu byo biyemeje gukora. Ngo nanone ba Gaudence ngo bagira guhanga udushya muri bo, ngo kandi nanone bagakunda kuba bafasha. Ngo banagaragara kandi n'abantu bakomeye cyane ku mibiri yabo, ibi bakunze kwita mu rurimi rw'amahanga physically strong. Ngo nanone mu rukundo ngo ba Gaudence ngo burya mu rukundo ngo ni abantu bazi gukunda cyane, ngo ku buryo ngo muri bo batabasha no kuba bakontorora amarangamutima yabo. Ngibyo bimwe mu biranga aba bitwa ba Gaudence, akaba ari izina bita abana b'abakobwa. Dukomereje ku rindi zina nk'uko twabibabwiye, ni izina Gloria, naryo bita abana b'abakobwa. Izina Gloria ngo ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikilatini, ngo rikaba risobanura icyubahiro cy'Imana. Bimwe mu biranga aba bitwa ba Gloria, uburyo Gloria ngo ni umuhanga cyane, ushyira mu gaciro ndetse no mu bikorwa k'ibyo yiyemeje kuba yakora, ngo ariko ngo agakunda ngo ubuzima bworoshye cyane. Ngo ni umuntu ukunda gutembera, utarwaragurika, ngo kandi wumva yahora mu birori ngo hamwe n'inshuti ze ndetse n'abavandimwe be. Ngo ibyo akora byose biramuhira, ngo cyane cyane nk'ubucuruzi n'ibikorwa by'ubugeni. Ngo burya Gloria ngo ni umuntu ukunda ibintu by'iyobokamana, ngo abyiga cyane ngo kandi akabigenderamo. Ngo burya ba Gloria ngo iyo akiri umwana muto ngo aba ari wa mwana udasangira n'abandi, ngo yaba bakuru be ngo cyangwa barumuna be. Ngo nanone kandi akaba yakima uwo ashatse cyangwa agaha uwo ashatse.
ngo mu rukundo burya Gloria ngagira amabwiriza ahambaye cyane, ngo ndetse no mu gihe cyo guhitamo inshuti ngo y'inkoramutima ye ngabitindaho cyane, ngo ntabwo aba ashaka umuntu uzamugaragaza nabi, ngo kuko ngakunda muri we ubuzima bworoshye kandi bwiza. Ngibyo bimwe mu biranga aba bitwa ba Gloria, akaba ari izina bita abana b'abakobwa. Uyu munsi tukaba twari twifuje kuba twabasobanurira aya mazina ariyo Gaudence ndetse na Gloria. Turabashimiye mwe mudukurikirana yombi, kandi nawe niba wifuza kuba wabana natwe tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi tubategurira hano kuri Trading News Intermedia. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.